Hello hello, mwiriwe neza, ndabasuhuje aho muherereye mu nce z'igihugu, ndabasuhuje cyane. Nk'uko bisanzwe hano ni kuri Agape Official, tuganira ibiganiro bitandukanye bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, ubuzima bw'abana ndetse n'ubuzima bw'ababyeyi batwite. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku cyo abenshi bakunda kwita ngo prostate. Ese wakwibaza ngo prostate ni iki? Ese ni izihe ndwara zituruka kuri prostate? Hari indwara nyinshi zitandukanye, hari n'iyo abenshi dukunda kwita prostatic cancer cyangwa se kanseri ya prostate ikunda kwica abantu benshi batandukanye, ikunda kwica abagabo benshi batandukanye. Gusa iyi ndwara ikunda kwica abagabo bakuze akenshi, nibo dukunda kuyisangamo. Reka tubanze tumenye ngo ese prostate ni iki. Mbere na mbere prostate ni udutsi cyangwa se glands, nko muri terime ya kiganga ni glands cyangwa se udutsi tuba duto cyane, tuba munsi y'uruhago rw'umugabo. Utwo dutsi tugira abagabo gusa, nta mugore utugira. Ni nk'uko nta mugabo ugira iterisi cyangwa se nyababyeyi ariko umugore akagira nyababyeyi. Utwo dutsi rero dutoya duherereye munsi y'uruhago rw'inkari nitwo dutuma habaho imisemburo cyangwa se habaho gukorwa kw'amatembabuzi y'abagabo cyangwa se icyo twita semen. Rero akenshi iyo prostate ikunda kugira ibibazo bitandukanye, turi burebe ibibazo byinshi ikunda kugira. Ese ni ibi ikunda kugira? Ushobora kugira ikimenyetso cyo kujya kwihagarika ukababara, cyangwa se ukagira nk'ikimenyetso mu gihe uri gukora imibonano mpuzabitsina wajya gusohora ukababara. Ibyo ni ibibazo akenshi bikunda kuvuka, bigatuma abagabo benshi bagenda kwivuza bafite ubwoba bavuga ngo ese sinaba narwaye prostate. Reka turebe. N'undi ni ukuvuga ngo indwara ya prostate irimo ibice bitatu bigiye bitandukanye. Muri izo ndwara harimo iyo dukunda kwita benign prostatic hyperplasia cyangwa se BPH. Iyi ndwara akenshi ikunda kugaragara mu gihe habayeho gukura k'utwo dutsi mu buryo budasanzwe. Iyo habayeho gukura k'utwo dutsi mu buryo budasanzwe twiyongera mu mubyimba, akenshi nibyo dukunda kwita BPH. Hakaba n'indi ya kabiri rero. Iya kabiri niyo dukunda twita prostatitis. Iyo ngiyo ikunda kubaho akenshi mu gihe habayeho kubyimba. Iyo twa dutsi twabyimbye cyangwa se tukandura izindi bagiteri zigiye zitandukanye. Iyo prostatitis ishobora kuyandura bitewe n'uko wanduye indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Hakaba n'iya gatatu ariyo twita prostatic cancer. Prostatic cancer ubushakashatsi buvuga ko nta kintu gihari gifatika gikunda gutera iyo prostatic cancer, ariko iyo ngiyo niyo ikunda guteza abagabo benshi ikibazo. Turaza kureba kenshi n'ibimenyetso bikunda kugaragara ku buryo ushobora kumenya ngo ndwaye iyi ndwara. Wakibaza ngo ese izi ndwara akenshi zikunda gufata gute? Ese iyi ndwara ifata ite? Nk'uko twazivuze zose uko ziri mu bice bitatu, zose zifite uburyo zigiye zifata mu buryo butandukanye. Reka duhere kuri ya yindi ya BPH cyangwa se benign prostatic hyperplasia. Iyi ya BPH ikunda gufata akenshi abagabo bari hagati mu kigero cy'imyaka guhera ku myaka 40 kujya ku myaka 60. Iyi ngiyi rero kugira ngo akenshi uyirinde, ni byiza ko niba umugabo, abagabo benshi bakunda kugira ubwoba bw'uko bagira ubwo burwayi. Iyi ngiyi akenshi ikunda guterwa n'imyaka. Nta kindi kintu gihambaye gihari kiyitera, gusa uko umuntu agenda akura hari ibintu bigenda bitandukanye mu mubiri w'umuntu. Ishobora kandi no guterwa na hormone zitakiba produced cyangwa se imisemburo, icyo twita imisemburo cyangwa se hormones. Izo hormone nimba hari hormone zakorwaga muri ya myaka ya mbere y'ubusore zari zifite umuvuduko uri hejuru, kandi akaba ari uko agenda asaza hari hormone zigenda zigabanuka gake gake. Iyi ndwara ikunda gufata abagabo bakuze bari hagati y'imyaka 40 kugera ku myaka 60.
ikindi twabonye ni uko ikunda guterwa n'ihindagurika ry'imisemburo. Reka turebe indwara ya kabiri ya twabonye prostatitis, iterwa no kubyimba cyangwa se habayeho inflammation ya twa dutsi dutoya dutuma habaho ikorwa rya semen. Prostatitis iyo akenshi ikunda guterwa na bacteria cyangwa se utumikrobe, reka bari ko tuvuga. Mikrobe rero ziri mu buryo bwinshi butandukanye, gusa ubushakashatsi bugaragaza ko akenshi bikunda guturuka kuri za mikrobe zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Hari igihe bishobora kuba ngombwa ko bizamuka zikagera kuri prostate, bikaba byatuma habaho prostatitis. Iyi prostatitis rero akenshi ishobora kubaho kubera ko byagenze gutyo byatewe n'izo bagiteri. Ishobora kuba ari heredity cyangwa se ari uruhererekane rwo mu muryango. Ushobora guterwa n'uburyo DNA zawe z'umubiri wawe n'imiterere yazo. Aka kantu tukumve neza, ishobora guterwa na DNA zikoze umubiri wawe. Ni ukuvuga ngo hari abantu bagira umubiri utabasha kuresista ku ndwara, ku buryo akantu gatoya gakozeho ahita arwara akaremba. Ndetse n'icyo twita heredity. Heredity ni uruhererekane rw'imiryango, nk'uko akenshi ukunda kumva ngo umuvuduko, ngo hypertension, ngo ugasanga nyogokuru wawe yarayirwaye birakurikiranye, umwana we arayirwaye, umwuzukuruza arayirwaye, bikaba uruhererekane gutya. Iyi ngiyi nayo rero ishobora kuba uruhererekane, ushobora gusanga nka sogokuruza wa sogokuru wawe yarishwe n'iyi ndwara cyangwa se yararwaye iyi ndwara, ugasanga mu miryango mwese irabakurikiranye. Ibyo ngibyo rero ni bimwe mu bitera ya prostatitis. Prostatic cancer rero nubwo ubushakashatsi bugaragaza ko nta kintu gifatika gishobora kuyitera, gusa nayo ishobora kuba uruhererekane mu muryango. Reka turebere hamwe noneho ibimenyetso bikunda kugaragara ku muntu ufite iyi prostatic cancer. Ibimenyetso bihari ni byinshi, ariko reka turebe iby'ingenzi. Icya mbere, ushobora kugira ikimenyetso cyo kujya kwihagarika ukababara. Wajya kwihagarika ukumva urababara, wajya kwihagarika ukumva urababara. Icya kabiri, ushobora kugira ibimenyetso mu gihe uri gukora imibonano mpuzabitsina, wajya gusohora cyangwa se habaho kurangiza, icyo twita kurangiza k'umugabo, ugasanga mu gihe amasohoro ari gusohoka aje arimo amaraso. Icyo nacyo ni kimwe mu kimenyetso gishobora kukwereka ko ufite indwara ya prostate. Ikindi, ushobora kujya kwihagarika ukumva inkari zagenda zicika. Ukumva kandi kwihagarika birakuryoheye, kuva wakomeza ukihagarika, nabyo ni bimwe mu bimenyetso bishobora gutera prostate. Ikindi, ushobora guterwa no kugabanuka kw'imisemburo runaka y'umubiri wawe. Ikindi kimenyetso gishobora kukwereka ni uko ushobora kubura ubushake nk'umugabo, ushobora kubura ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Icyo nacyo ni ikimenyetso gishobora kukwereka ko ushobora kuba ufite uburwayi bwa prostate. Ni gute noneho rero wamenya ko urwaye prostate? Ikintu cya mbere, mu gihe ugize ibyo bimenyetso, byiza ko wihutira kujya kwa muganga ukajya kwivuza. Hari uburyo bwinshi bapima iyo prostate, bakareba niba ufite prostatic cancer cyangwa se nimba ari imwe muri za zindi twabonye. Hari uburyo bushobora gukoreshwa MRI kugira ngo barebe ko ufite kanseri ya prostate cyangwa se ari za ndwara twabonye izindi ebyiri zibanza, BPH na prostatitis. Bashobora kugukorera biopsy. Biopsy ni uburyo bafata inyama mu mubiri wawe cyangwa se bakubaga bagakuramo inyama bakajya kuyipima, bakareba nimba itarabaye afite, bakareba nimba utaragize uburwayi bwa kanseri. Iyo biopsy ni nayo bakunda gukoresha ku bantu benshi bashaka kumenya ko umuntu yaba afite kanseri runaka. Ushobora kuba ufite kanseri yo mu maraso bagakoresha biopsy. Ushobora kuba ufite kanseri wenda y'akaguru bakaba nabwo bakoresha biopsy. Ushobora no kuba ufite kanseri
yo mu nda cyangwa se ufite n'ibibyimba byo mu nda ku mugore bakaba bakoresha biopsy. Biopsy rero ikoreshwa mu buryo butandukanye. Ni gute rero wakwirinda iyi ndwara? Iyi ndwara rero ikintu cya mbere cyagufasha kuyirinda nk'umuntu w'umugabo, inama ya mbere ni ugukoresha control. Akenshi nimba uri hagati y'imyaka rwose twavuze hagati y'imyaka 40 kugera ku myaka 60, ni byiza ko buri mwaka ukoresha byibura control rimwe mu mwaka. Ikindi, gerageza gukora siporo. Gerageza guhindura imirire wafataga. Nimba waryaga umunyu mwinshi ugabanya, nimba waryaga amavuta menshi yagabanya, ahubwo mu bintu ukwiye ongera siporo. Byibura kora siporo iminota 30 ku munsi. Gerageza byibura ukore siporo iminota 30 ku munsi. Ushobora gukora siporo ya marche, si ngombwa ko wirukanka. Ushobora gukora siporo gasanzwe ka stretching, ukigorora bisanzwe ukabikora mu minota 30. Wabikorera iwawe cyangwa se ukajya kubikora no muri gym. It's okay, nta kintu bitwaye. Ni byiza ko mu byo kurya ufata, irinde gabanya inzoga nimba uri muri iyi myaka, kuko nimba uri muri iyi myaka uri kuri high risk yuko wagira izi ndwara za prostate. Gabanya kunywa itabi, ahubwo wongere ikigero cy'amazi wafataga ku munsi. Nk'uko tubizi, umuntu bitewe n'ibiro byiwe byibuze agomba kuba yafata 1/3 cy'amazi, 1/3 cy'ibiro byiwe afite. Ni ukuvuga ngo niba ufite ibiro 60, ugomba kunywa 1/3 cy'ibiro ufite. Kunywa amazi menshi ni bimwe mu bintu byongera amahirwe yo kuba warwanya indwara ya prostate. Mu byo kurya ufata, gerageza wongere imbuto. We kwifata nk'abana batoya bari mu kigero cya adolesa bakiri hasi, ahubwo wongere imbuto nyinshi, ugabanye amavuta, ugabanye umunyu, ugabanye amasukari. Nubwo utagira prostate cancer, ariko uburi no kuri high risk yo kuba wagira hypertension cyangwa se umuvuduko w'amaraso. Ubu uri kuri risk yo kuba wagira diabetes cyangwa se kuba wagira isukari iri hejuru cyane. Ikindi kintu wakwirinda kugira ngo ukomeze kubungabunga ubuzima bwawe, nuko irinde gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye. Imibonano mpuzabitsina idakingiye nayo iri mu bintu byakongera indwara ya prostate. Yego ufite umudamu, ariko turabizi ko hari abagabo bajya no hanze. Basi nimba bibaye ngombwa ko ujya no hanze, gerageza kwiproteja ukoresheje kondomu, kuko nkuko tubibonye imibonano mpuzabitsina iri mu bintu byongera high risk idakingiye, iri mu bintu byongera risk yo kuba warwara indwara ya prostate. Inama ya mbere rero yo gukurikiza kugira ngo wirinde indwara ya prostate ni ukunywa amazi menshi ahagije, gukora siporo nyinshi ihagije kuri ya myaka yawe. Ushobora kuba udakunda siporo, si ngombwa gukora siporo y'umurengera, ariko byibuze fata 30 minutes cyangwa se iminota 30 ukore siporo iyo ari yo yose yoroheje. Gerageza kunywa amazi menshi. Amazi ni ubuzima. Amazi burya niwo muti wa mbere w'ikintu icyo ari cyo cyose. Ushobora kugira infection urinaire, bakagutegeka kunywa amazi menshi kugira ngo na bya bindi biri gutuma gufunga, bigatuma inkari zawe ziba zirimo acide nyinshi. Iyo unyweye amazi biragabanuka. Iyo urwaye umutwe ukanywa amazi menshi uragabanuka. Amazi ni umuti mwiza cyane, ni umuti utarura, ni umuti utagoye kuwubona, ni umuti udahenze. Gerageza kunywa amazi, ugerageze kwita ku mirire yawe, weho mugabo cyane cyane mu myaka 40 kugera ku myaka 60. Ikindi, gerageza buri mwaka, we kwicara ngo udamarane, buri mwaka gerageza ujye gukoresha control y'umubiri wawe. Nubwo waba utarwaye, ushobora no kumara imyaka 3 utararwara na grippe cyangwa se na malaria, ariko gerageza mu rwego rwo kubungabunga ubuzima bwawe, bwo kumenya ko umubiri wawe uhagaze, gerageza ukoreshe check up cyangwa se ukoreshe control, urebe ese imyanya yanjye
yo mu nda cyangwa se indwara za prostate n'impyiko se, byose wabikoresha, nta kintu biba bitwaye, byose biremewe kubikoresha kuko byose ushobora kugira risike yo kuba wabirwara. Rero ibiganiro byacu, ikiganiro cy'uyu munsi twateguye ni ahangaha tugisoreje. Twashakaga kumenya ku ndwara ya prostate, twashaka kumenya ngo ese prostate ni iki, twasobanukiwe icyo ari cyo, twamenye n'indwara zishobora kuziraho kuri prostate, twabonye n'ibimenyetso bya prostate, ndetse twabonye n'uburyo wayirinda n'inama twagakwiye gukurikiza za muganga. Rero reba iki kiganiro ntuhite ukirangiriza ahangaha kuko gifitiye akamaro, ahubwo ukigize ikibazo cyangwa se inyunganizi wajya muri komenti ukatwandikira, nta kintu biba bitwaye, kereka ugize ikibazo cy'umwihariko wagenda nabwo wareba hasi dupiningaho nimero ya telefone, watwandikira kuri WhatsApp cyangwa se ukaduhamagara tukagufasha kubona icyo tubereyeho nk'abajyanama. Rero iki kiganiro nimba kikubereye cyiza, nimba kikuryoheye, nugenda udakoze subscribe, nyabona ndakwinginze kora subscribe kugira ngo ujye ubona n'ibindi, ko tuzajya tugenda dushyiraho n'ibindi bitandukanye bijyanye n'ubuzima bw'ikiremwamuntu n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Rero ibiganiro byacu ni akagaru kandi kuri Agape Official. Kora subscribe, like, share and comment. Ndabakunda. Ciao ciao.